Mwiriweho neza mwese bakunzi ba Cana Inkuru za Bibiliya. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru igaragaza igikorwa cy'ubutwari yakoze kugera n'aho yemera gushyira ubuzima bwe mu kaga. Iyo nkuru nta yindi ni inkuru iboneka mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igice cya 11 kuva ku murongo waho wa mbere gukomeza igice cyose. Uwo ninde? Reka twumve uko iyo nkuru byagenze. Mbere gato yuko dutangira inkuru yacu, reka nkubaze gatoya. Ese wigeze ukora ikintu cyiza ntibagushimira? Cyangwa se umuntu yigeze kugukorera ikintu cyiza ubura uko umushimira? Wenda bitewe n'uko yakigukoreye udahari cyangwa se ugasanga agiye. Hari n'ubwo ushobora kubuza umuntu wakoze igikorwa cy'ubutwari utarigeze amenyekana cyangwa se ngo abishimirwe. Reka wiyumvire uko byagenze muri iyi nkuru yacu. Muri iyi nkuru yacu tugiye kuganira ku butwari bw'umukobwa witwa Yehoshiba wari mushiki w'umwami Ahaziya. Igice cyacu cya mbere cyo mu Bami ba kabiri, igice cya 11 gitangira kivuga ko Ataliya yari nyina w'umwami Ahaziya, ngo abonye ko umwana we w'umuhungu apfuye arahaguruka arimbura urubyaro rw'umwami rwose, arimbura abakomokaga ku mwami bose. Ngo ariko Yehoshiba umukobwa w'umwami Yoramu mushiki wa Ahaziya ajyana Yowasi mwene Ahaziya aramwiba, amukura mu bana b'umwami bicwaga, amujyanana n'umurezi we abashyira mu cyumba kirarwamo, bamuhisha Ataliya ntiyicwa. Wiyumviye ibyo Yehoshiba yakoze abonye ko nyina atangiye kwica abana b'umwami bose. Niyarekeye aho. Ku murongo wa 3 haravuga ngo nuko abana nawe imyaka 6 ahishwe mu nzu y'Uwiteka. Ubwo Ataliya niwe wari ku ngoma muri icyo gihugu. Mu mwaka wa 7 Yehoyada atumira abatware batwara amagana b'abakariti n'abarinzi, baraza bamusanga mu nzu y'Uwiteka, asezerana n'abisezerano, arabarahiza bari mu nzu y'Uwiteka, aherako abereka umwana w'umwami. Inkuru nize kugucika uraza gusobanukirwa Yehoyada uwo yarariwe. Tugeze ku murongo wa 5. Arabategeka ati nimwumve uko muzabigenza. Abazaza ku isabato gufata igihe, umugabane wanyu wa 3 uzarinda inzu y'umwami, undi mugabane wa 3 uzarinda irembo ry'isuri, n'undi mugabane wa 3 uzaba ku irembo inyuma y'abarinzi. Uko niko uzarinda iyo nzu mukumiriye. Kandi imitwe yanyu ibiri y'abazakurwa ku isabato muzarinda inzu y'umwami mukikije umwami. Tugeze ku murongo wa 8. Muzakikize umwami umuntu wese afite intwaro zo kurwanisha mu ntoki. Uzabatwaza wese muri mu murongo muzamwice. Mujye mushagara umwami uko asohotse nuko yinjiye. Nuko abatware b'amagana bagenza uko umutambyi Yehoyada yabitegetse byose. Baragenda, umuntu wese ajyana abantu be bo gufata igihe ku isabato, hamwe n'abagicyuye ku isabato, basanga umutambyi Yehoyada. Bahageze, uwo mutambyi aha abatware batwara amagana amacumu n'ingabo byari iby'umwami Dawidi, bikaba mu nzu y'Uwiteka. Nuko abarinzi, umuntu wese afite intwaro ze mu ntoki, bahagarara bakikije umwami, uhereye mu ruhande rw'iburyo rw'inzu ukageza ku rw'ibumoso, bugufi bw'icyotero n'inzu. Umva uko inkuru yakomeje ivuga. Maze Yehoyada asohora umwana w'umwami, amwambika ikamba ry'ubwami, amuha n'umuhamyi. Nuko bamwimikisha amavuta, bamugira umwami, maze bakoma mu mashyi, baravuga bati umwami aragahoraho. Ubwo Ataliya yari yicaye mu nzu y'ibwami aho ategekera, ngo reka azumve urusaku rw'abarinzi n'abantu, araza yiruka asanga abantu mu nzu y'Uwiteka. Yitegereje abona umwami ahagaze ku nkingi nk'uko umuhango wabo wari uri, n'abatware n'abavuza amakondera begereye umwami bavuza amakondera. Nuko Ataliya ashishimura imyambaro ye, avuza induru ati ubugome ubugome. Umutambyi Yehoyada abonye Ataliya yinjiye mu nzu y'Uwiteka arimo avuza induru ngo baramugambaniye, yakoze iki? Ategeka abatware batwara amagana bashyiriweho gutwara ingabo zose, arababwira ati nimumusohore, mumucishe mu mirongo y'ingabo, kandi umukurikira mumwicisha inkota, kuko umutambyi yari avuze ngo ntiyicirwe mu nzu y'Uwiteka. Ku murongo wa 16, nuko baramubererekera, anyura mu nzira y'amafarashi yatahanaga mu rugo rw'umwami,
bamutsindaho. Maze Yehoyada asezeranira umwami n'abantu isezerano k'Uwiteka ngo babe abantu b'Uwiteka, kandi asezeranya umwami n'abantu isezerano. Abantu bose bari mu gihugu bahera ko bajya ku ngoro ya Bali, barayisenya, ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose, kandi Matani umutambyi wa Bali bamwicira imbere y'icyotero. Hanyuma umutambyi atoranya abatware bo gutegeka ibyo mu nzu y'Uwiteka. Ajyana abatware b'amagana n'abakiriti n'abarinzi n'abantu bose bari mu gihugu, basohokana n'umwami mu nzu y'Uwiteka, baramanukana banyura mu nzu yo mu irembo ry'abarinzi bajya mu nzu y'umwami. Bagezeyo umwami yicara ku ntebe ye y'ubwami, maze abantu bose bo mu gihugu baranezerwa, umurwa uratuza. Bari bamaze kwica Ataliya ku nzu y'umwami. Iki gikorwa cy'ubutwari Yehoshiba yakoze ntabwo cyagarutsweho kenshi muri Bibiliya. Ahandi hantu honyine cyongera kwandikwa ni mu Ngoma za kabiri, igice cya 22 n'icya 23 gusa. Mu gice cya 22 ku murongo wa 11 niho hasobanura Yehoyada umutambyi uwo yari ari we n'impamvu bamushyiriye umwana. Yehoyada umutambyi yari umugabo wa Yehoshiba, mushiki wa Hazaniya, wa wundi wabonye mama w'umwami yisha abana bose bakomokaga ku mwami, akibamo umwe akajya kumuhisha. Mu nkuru yacu mwumvishe ko yamujyanye mu nzu y'Uwiteka, aho umugabo we Yehoyada yari umutambyi. Niho yamaze igihe cyose kugeza ubwo bamusohoye bakamwimika akaba umwami mu cyimbo cya nyina w'umwami Ataliya, kuko yarisha abana bose b'umwami agira ngo hatazaboneka uwo kumukura ku ngoma, akaba ari ufata ubutegetsi ibihe byose. Ese uribuka bya bibazo twatangiye twibaza niba warashimiwe cyangwa utarashimiwe ku gikorwa cyiza wakoze? Humura, ibyo ntibiguhangayikishe, kuko Imana yo mu ijuru icyo gikorwa yarakimenye kandi irakizirika.